tubabwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nkuko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu wari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa Enoke bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi. Imana rero ibaho umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukorera Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muri buka kubwo yakoraga igitangaza kikana i Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyo yavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma, haranditse ngo icyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ngibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ng'ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo, ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye, ngo ibyahishuwe ni igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, no kuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru nshya n'isi nshya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harimagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video. Dufite igitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubwa Danieli ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered. Twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo kwifashisha. Dufite igitabo Uko wabatizwa mu Mwuka Wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'Umwuka Wera ariko ntibabatizwe mu Mwuka Wera. Tucyandika tukimara kugisohora, bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe, bategereje iryo sezerano ry'Umwuka Wera. Ariko hagatanga mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu Mwuka Wera, nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane, kuko muri kino gitabo cyacu cy'Ibyakozwe n'Intumwa, reka nkubwire, uzasangamo amabaruwa ya Pawulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera, amatorero yandikiraga Pawulo kugira ngo Pawulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya.
ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iyo uri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Pawulo. Ntabwo twibagiwe inzandiko rusange, nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa naho ari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana, cyane cyane w'ivugabutumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV, ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga. Kansoze mbabwira yuko dufite nanone igitabo Isezerano rya kera n'Isezerano rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kurica no kandi video yose turayifite y'igitabo icyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook, ni ukuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine, $2, just a cup of coffee, agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe, ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukaguka. Ogongo Films Production barateguye, hanyuma rero babashe kuba abatugezaho abakinnyi batandukanye badukinira. Tunde Oleniyi yabaye umukinnyi, Deborah Adeola yagarutse no muri iyi filime ya Gikristo, hanyuma nanone Adeoye Amoniyi nawe yaje muri iyi filime. Nanone ntago bagiye babura kuzana Femi Adebire nanone ngabe yakora muri iyi filime kugira ngo tunezeze. Sewuno Adejumobi nawe yakoze kuri iyi filime. Ni filime baduteguriye yitwa nanone izina rya filime ntitwari twarimenya, ariko turinjiraho gatoya hari urimo kuvuga ariko icyuya cyamurenze. Nahisemo kwatura uyu munsi ahangaha rwose turi nanone mbere yuko mbibwira iteraniro ryose ejo ku cyumweru akivuga gutya imiryango yari ifunguye, ibibaraga birafungura imiryango twabibonye biza. Simbizi ayiwe, ndimo numva imbaraga z'ikibi gikomeye, gikomeye nguko uko yaguye igihumure aje kwatura. Ikibazo yaraje kwatura iki? Ni iki cyari cyatumye yatura? Barasenze barasenga uwo mwanya yabize urufuzi mbere yo kwatura. Ibyo yaragiye kwatura ni ibiki? Biragaragara yuko can I make it? Mbese ibi nabikora? Habaho ibyaha bikomeye cyane, habaho ubugome bukomeye cyane ku buryo umukristo wabukoze kubyatura bigora. Bahungu batoya, ndagira ngo mbabwire ngo guhera ejo ntabwo twishimiye rwose ibyo muri kugenda mutubwira ngo by'umwuka ngo mweretswe. Urumva kuba muri aha ngaha nta kindi bituma ari uretse kudutera umutwe. Ndagira ngo mbabwire ko ibi tutabyihanganira rwose iminsi 3 yose. Mu by'ukuri rwose dogiteri dufite direction y'umwuka, hari ibyo Imana yatubwiye. Bagabo batoya rero, hari abandi barwaye mu bitaro dukeneye kwitaho. Dogiteri rwose dufite amabwiriza rwose y'umwuka, dushaka kugumana na pasiteri ikindi gihe. Nanone ahangaha n'abasore 3 bigaragara yuko bakoranaga n'uyu pasiteri waguye igihumure, ari kugerageza kugira ibya amabanga mena, kugira ibyo avuga. Pasiteri yagarutse yavuye muri koma, mu kuva muri koma birasa naho hari ikigiye guhinduka. Hari barabaha uburenganzira aba basore bavugane na pasiteri wabo wari ugiye kugira ibyo yatura, hanyuma akagwa igihumure. Filime bayise Can I make it? Yego ni igitangaza cy'Imana. Imana iramugaruye, dore uko ababona mu bikezi. Tunde yego nyakubahwa Emeka Karame rwose, Emeka nawe yaje.
Timote ndahari rwose nyakubahwa. Nabakorana nawe mu murimo Dr. Ubu nabikora kweri? Can I make it? Niko bise filime. Ukwiye kutubwira buri kimwe cyose rwose mu by'ukuri. Nanone Dogiteri rero yego no kuri tubabarire we ariko uri muri critical condition cyangwa se umeze nabi. Duhereza iminota 5 basi dutangiye filime. Hari ujya kwatura ibintu imbaraga zikamukubita. Bavandimwe basore batoya iminota 5 si iyo babasabiye sawa. Nyuma y'iminota 5 ndabaza kuba nagarutse barakwereka mu by'ukuri filime bayise mbese koko ibi byaha iki kintu nagikora nacyatura nakiku birashoboka. Ese ibi bintu ndabihera koko nyakubahwa? Bitangirire kwitangirira uko byatangiye nyine. Dore uko yatangiye inkuru. Mu gutangira bari inkuru nguriya ni pasiteri wikeneye afite udufaranga duke mu ntoki, harimo agenda ku bacuruzi nanone bagenda bacururiza ku muhanda. Ariko nanone filime yo bayiduteguriye kandi mbese nabikora. Hari utwashaka kugura, yaguze hariya kantu n'imbaraga biswi simbiza, ariko nanone abamugarurira nabo bagize batya baramugarurira. Arakwerekana kera ishati ye nta pasi rwose iherukaho, mbese yibereyeho mu buzima buciriritse, ariko ni umukozi w'Imana. Niko bakubwira ibintu yashakaga kwatura agahita kubitwa n'imbaraga akajya muri koma. Ni ibiki yagiye yirira utwarya n'udubiswi umuhanda wose. Pasiteri nuko yibereyeho. Ubukene nabwo rwose bwari bwaruriye urugi, ntago byari byoroshye, ubuzima bwari bugoye. Ahanini hari ubwo abakozi b'Imana batangira nabi, ariko igihe bari mu murongo w'Imana ntago ariko bikomeza kumera. Nanone pasiteri n'uyu nguyu mu kwirira udusuguti twe yagiye kure, ariko nanone bakakwereka filime bayise Can I make it? Mbese ibyaha uwumva wakoze ufite mu ibanga wabasha kubyatura? Can you make it? Reka tubikure kuri pasiteri. Waraciye umugabo wawe inyuma mukabyara abana 8, 6 akaba ari bobe babiri atarabe. Can you make it? Wabyatura koko? Ibyo nibyo niyo filime tugiye kureba. Mbese umutwaro ufite wawutura hasi? Ibyaha wakoze biremereye watinyuka kubyatura? Can you make it? Nguyu baramukwereka pasiteri nyuma yo kwirira utwaryaho tushuguti yashyize amafaranga mu mufuka. Mu gushyira amafaranga mu mufuka barakwereka imifuka yombi. Pasiteri yaramucitse amafaranga agwa hasi. Umumotari yaciyeho ahita amuhagarika, wibuka amafaranga yayataye. Kugerayo nangahe? 200 y'amaneyira. Okay, ni 200 yonyine tugende. Baragiye bafashe urugendo, wibuka amafaranga yatakaye. Filime yo nuko igenda inakomeza. Bayise Can I make it? Mbese nabikora, nabibasha, nabishobora kweri? Tekereza, waraciye umugore wawe nyuma ukabyara abana hanze, igihe kikagera bikaba ngombwa kubyatura. Can you make it? Wabikora? Uwataye amafaranga feri ya mbere yaragarutse. Mu kugaruka arareba ahantu hose, ibyo abona ni ibishashi. Amafaranga yewe nta mafaranga wamboneye hano? Yewe nta mafaranga nabonye pe. Nanone udufaranga natwe yari yifitiye pasiteri yaradutaye. Mu kuduta, come on let's go, reka twigendere. My dear, you just have to eat. Come on. Mwana mutoya ukwiye kurya byibura nwaho duke rwose. Ntago wakwitwara gutya. Oh sheri, urakaza neza. Hari amafaranga 200 mufite y'amaneyira. Ngo nishyure umumotari? Yewe nari nzi ko wagiye kureba amafaranga. Yego mu by'ukuri nabonye 1000
50 nyagura agasoseji, hanyuma rero nasigaranye 950, ayo nayataye. Ndetse umumotari yancubijeyo kugira ngo turebe byibura ko twayahasanga, twayabuze. Ariko nta mafaranga mfite ubu ngubu. Bakira aho ngaho murimo muvuga ibiki bijyanye n'amafaranga, randi rodi yaraje. Ni ibiki muvuga bijyanye n'amafaranga? Nta bintu bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo umugabo wanjye yabuze ibiceri byo kwishyura umumotari. Pasiteri arakomerewe. Yarangahe? Yari 200. Ariko ndashaka 300 kubera ko yankereje, yantakarije igihe. Nuko nguko ubyitwayemo. Ntago ari weho umumotari wenyine, ntago uri Kampala. Urumva, fata amafaranga yawe. Ariko nashakaga 300. Fata yo ngayo. Ntago ureba ibintu biri hano kuri tere. Wa mugabo we, ntago nzongera kugutwara. Urakoze nyakubahwa, uje kwishyuza inzu nanone yasanze ibibazo bya 300 byabaye ibibazo. Wakwishyuza subwo? Mu by'ukuri nari nje hano kwishyuza ubukode. Urabizi ko hari amezi ataratashize rwose mutanyishyura, nta n'igiceri mumpereje. Mu by'ukuri nyakubahwa rero, ndabizi rwose wagiye uba mwiza ku muryango wacu, ndagusezeranya yuko umunsi umwe nzakwishyura amafaranga yawe pasiteri. Ariko ku bijyanye n'ubukode nzakwishyura ryari nyine, nibyo nshaka kumenya. Urabizi ko ndi umuntu w'Imana. Sinakubwira rwose itariki naba nkubeshye. Ariko pasiteri, reka nkubwize ukuri, nzaba pasiteri benshi, kandi abapasiteri benshi nzi bose agafaranga kaba kameze gutya. N'abakire bari mu mamodoka meza. Mu by'ukuri nta nubwo ngewe nanjye ubwanjye ntekereza kuzaba umupasiteri kubera agafaranga kabibamo. Ariko ntabwo nzi ikibazo ufite pasiteri. Madame mwana rwaje, uyu mwana ni byiza akajya kwa muganga rwose. Sinshaka rwose ko umuntu apfira mu rugo rwanjye tukabona umurambo rwose. Iyo niyo nama naguhereza. Urumva? Ibibazo byako. Erandi road araza kwishyuza agasanga ikibazo cya 300 cyateje ikibazo. Urugo kwa pasiteri ntibyari bimeze neza. Papa, kwiyandikisha muri kaminuza rwose ibi byaratangiye. Tekereza. Ukwiye gutekereza kuri byo kwiyandikisha n'ubuzima tubayemo hangaha. Byose nabihitamo rwose. Va mu maso w'agakobwa we, urabura amafaranga ukavuga ibintu byo kwiyandikisha muri kaminuza. Yarangije yisumbuye ngo arashaka gukomeza muri kaminuza. Nanone ibintu bibazo kwa pasiteri, bafite abana 2, mama Dorote na Timote. Nanone pasiteri yararize kandi ntibyari bisanzwe. Kuki uri gukora ibingi bisheri? Ntago ari byo nari niteguye kukubonaho muri aya masaha kuri ubu ngubu. Dukwiye kuba twishimye byibura kuko turi kubabara kubw'izina ry'Imana rya Kristo. Ni ikihe giciro twakagombye kuba twakwishyura ubu? Byibura ntago turi muri gereza nk'uko intumwa zari zimeze. Ntago twishwe nk'uko abera bagiye bicwa mu minsi yatambutse mu majyaruguru y'isi. Nanone ntago twajugunywe mu kigunguru cy'amavuta nk'uko Yohana umwigishwa ukundwa byagenze. Ni imibabaro mikeya gusa duciyemo. Twari dukwiye gukomera. Nanone umugore aramukomeza, umugore wa pasiteri ahangaha. Kandi rero nashaka kumenya ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo nituramuka ducogoye mu gihe cy'amakuba, gukomera kwacu kuzaba kubaye impfabusa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Wikore bimushumba, wikore bipasiteri. Nanone ni pasiteri uri inkingi yanjye, mugore wanjye. Oya, ndi umugore wawe bisanzwe. Mu by'ukuri nanone filime irakomeza, yasetsemo n'amarira bivanze. Situwasiyo yo si nziza, ariko babishima no mu bibazo byabo. Filime irakomeza, buri kimwe cyose ni cyiza. Niko baririmbye. Abakristo ngo basabwa kuririmba yuko bari amahoro naho haba hari ibibazo.
Let us stop the matters. nimureke tugaruke cyane ku bijyanye na Marita, ahubwo twite ku ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga Marita we ntabwo yitaye ku ijambo ry'Imana ko Mariya yitaye ku ijambo ry'Imana. Mushime Imana, haleluya haleluya. Mbere yuko nsoza, ndashaka gukoresha uyu mwanya kugira ngo mbibutse yuko rwose uyu munsi mukuru wa anniversaire y'itorero ryacu uri imbere hano gatoya. Uyu mwanya rero ndashaka kubashishikariza buri wese atange nk'uko yiyemeje ku bijyanye na anniversaire. Nanone kandi bijyanye n'ijambo twize uyu munsi, nutiza Imana ubwato bwawe igakoresha ubwato bwawe, izaguha umugisha mwinshi cyane. Ndabasengera kugira ngo mwese Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke dusenge, twubike imitwe dusenge. Yesu Imana, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'ijambo ryawe uyu munsi. Ngayo nguko bavandimwe, byasigaje babashumba be. Mu by'ukuri ntabwo twacika intege muri iki gihe. Ni gute ihe tuzakura amafaranga? Ndaza kureba inshuti z'abapasiteri tuboherereze amabaruwa abasaba inkunga n'abatumira. Ndareba ba bandi bageze aho bajya, bari prosperous. Nyakubahwa, waratubwiye rwose ngo uyu munsi weho Tunde wagakwiye kumbwira uko amabaruwa ahubwo yagakwiye kuba yandikwa kuri mugoroba. Yego, ndaza kujya muri Siberi hanyuma mbitunganye rwose. Dushobora gusenga mbere yuko musenga. Hari ikintu mfite cyo kuvuga rwose. Ngaho komeza. Mbabajwe no kubabwira ibi ngibi rwose njyewe. Ndashaka kwigira muri indi torero. Ndatekereza ndabaza kuba ndava muri iri torero ryanyu rwose. Niko ubukene ntibworoshye muri iri torero nabwo. Aha, sawa. Urateganya kugenda ryari? Ndatekereza ari nyuma ya anniversaire. Oya nyakubahwa, uyu munsi ndava mu itorero ryanyu, urumva? Mu by'ukuri niweho rwose wangize uwo ndiwe pe, ariko nkeneye kujya mu yandi matorero nkamenya uko bikorwa. Ntabwo nakomeza muri ubu buryo rwose. Pastor Meka, ushobora gusenga tugatandukana? Mbabarira rwose, mbabarira mushumba. Ndi umunyantege nke, w'intege nke zahise ziza, ntabwo nabasha gusenga. Mbabarira, yaragiye batanasenze nguko uko yasohotse muri itorero Christ Bible Church. Ryari rimaze igihe kinini mu bukene. Dore mushumba n'abategurwa kuba abashumba bari aho ngaho. Ibintu ntago byoroshye. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye impfabusa. Nanone filime irakomeza. Namwe se kandi muragenda? Ndabizi igisubizo urakizi. Tunde ni byiza, dushobora gusenga. Yesu Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagira ngo rwose mbabwiye ni inama idasanzwe. Imana rwose yacu ikeneye ko tuyifasha. Nanone ikeneye service yacu. Imana irashaka yuko dufasha umushumba runaka ufite ibibazo. Hari uwabandikiye mu byibuke, aba ni abaherwe ariko ntago bakorera Imana. Gusa ni abapasiteri, amazina barayafite, ariko Imana bakorera ntago ari Imana. Nyine turaza kubisobanukirwa. Barakiza amazabo, barambaye. Reka dusenge mu izina rya Yesu, izina ritigisisi, the if quaking name. Yanone dore ko basenga ariko nk'abakiri, kugira ngo Imana itwigishe uko twafasha abavandimwe bakava mu bukene barimo. Reka twubike imitwe yacu muri iri sengesho. Reka twinjire mu bihe byo gusenga. Batangiye gusenga, ubabonye wagira ngo basenga Imana.
ariko uraza kuhasobanukirwa, filime irakomeza. Ese bizagenda gute ko pasiteri mubo yiyambaje ngo bazamufashe gushyigikira aniversere y'itorero rye, harimo n'abakozi b'Imana ariko batari ab'Imana, biyitirira Imana ariko ari abakozi ba Satani? Kwa pasiteri dore ngayo nguko, buri wese ni agaceri karinganiye. Muri ibi biryo nta motivasiyo irimo, nta motivasiyo irimo. Motivasiyo ni iki? Amagi, amafi, rwose inkoko byose. Umukobwa wanjye, yewe inzara rwose niyo motivasiyo ya mbere ku bijyanye no kurya. Bikubitiye umuceri ahangaha, ni agaceri gakeya kadafite rwose n'uburisho. Ubu ni bwo buzima babayemo, nubwo itangira ryabo wenda ryaba rito, niko Bibiliya ivuga, ngo nubwo itangira ryawe ryaba rito cyane, ariko uko bukeye uzagenda urushaho kunguka. Somebody's on the door, hari ukomanga. Uri ku muryango ni Bishop Banji, uwo bita Bishop Banji. Buri wese nk'uko abantu bafite ibiryo batishimiye bimera, bagiye kubika umuceri wabo. Mu kubika agaceri kabo, ku rundi ruhande Bishop Banji, yego rwose ni ukuri ndatunguwe. Ushize nakubonye kuri televiziyo, ntabwo nari nzi ko rwose nagenderwa n'umushyitsi mwiza nkawe. Nshobora kwinjira? Yego rwose ushobora kwinjira nta kibazo. Yarinjiye. Bishop Tunde, Bishop Tunde, ushobora kwicara rwose. Urakoze nta kibazo. Urakoze nanone Bishop Tunde. Mu by'ukuri rwose inzu yawe nayirangiwe n'umwe mu bapasiteri. Nabonye ibaruwa yawe kuva kuri Reverend Dan, Junior Minister, hanyuma umukozi ukomeye mu itorero ryacu. Ndabyishimiye rwose nyakubahwa. Nanjye nibazaga kuki utari uri muri CFM meeting, iyi nama ya CFM kuki utari urimo. Nari mpuze bo, nari mfite kuba nakwita ku zindi programme cyane urumva. Gusa hari umukozi umwe mu bakozi b'Imana dukorana noherejeyo. Numvaga rero mfite amatsiko yo kukubona. Mu ibaruwa yawe wavuze yuko rwose ukeneye kwizihiza isabukuru y'imyaka ingahe? Imyaka 15 nyakubahwa. Myaka 15 yuzuye ubukene n'imibabaro n'amakuba n'abostacles zingana gutya. Wabimenye ute nyakubahwa? Birigaragaza. Erega ibaruwa yawe yarabivugaga cyane. Ntabwo nari nkeneye umusitse muzi wo kubinsobanurira cyangwa se umuhanuzi. Sinibaza ukuntu umuntu ashobora kumara imyaka 15 ayobora itorero. Itorero rifite imyaka 15. Ikintu ushoboye gusa ari ukwandika ibaruwa ukayiprintinga ugashyira muri envelope ugahereza abantu ngo bagutwerere kabisa. Nyakubahwa pasiteri rero, njyewe umurimo w'Imana mumaze imyaka 5, ariko ndakubwiza ukuri, nzi neza iby'Imana yankoreye kabisa. Mu by'ukuri rero imyaka 15 byagakwiye kuba ari ibindi birenze kabisa pe. Ariko nyakubahwa Bishop, ntago nzi wenda impamvu uri hano, ariko ntago nshobora kwicara ngo nkugundire gukomeza kuntuka no kuntukira umurimo w'Imana Imana yashyize mu biganza byanjye. Ntago rwose ibyo nabyihanganira. Nyakubahwa pasiteri, mbabarira. Urareba, ntago ngambiriye kugutuka, ariko ibi babyita umujinya mutagatifu. Ni gute umukuru w'itorero ryitwa Christ Bible Church yaba ahantu hameze gutya muri iyi nzu kweri? Ariko ndaza kugusengera nkwingingire mu ijuru kugira ngo Imana izane ubukire n'umugisha kuri weho nanone. Hanyuma rero ndagusezeranya yuko muri anniversary y'itorero ryawe ngewe ubwanjye nzahibonekera. Urakoze nyakubahwa, urakoze, ndabinezererewe.
reka dusenge rwose. Buretse Just a minute, sir. If you don't wanyemerera nkazana umuryango wanjye kugira ngo twakire isengesho hamwe? Yego wabazana nta kibazo, ntago nari nzi ko bari ahangaha. Mama Dorothée, Mommy Dorothy, zana n'abana. come with the children. Umeze ute nyakubahwa? Imana ibaha umugisha. Ndishimye cyane kubabona. See you. Thank you, sir. Reka dusenge. Let's pray. Nimupfukame hasi dusenge. Father in heaven, Mana iri mu ijuru, I pray that ndasenze ngo uhereze umugisha uyu muryango, hanyuma utume bishima mu izina rya Yesu. in name I pray. Ritigisi nanone ni earthquaking name. Mufungure amasengesho yanyu. Open your eyes. Isengesho ryarangiye. Isengesho ryarangiye rwose. Prayer is over. Amen. Ntimwite ku bugufi bw'isengesho. You see, Amasengesho magufi akunze kuba ari amasengesho yuzuye ibitangaza rwose. Iteka bari amasengesho magufi, amasengesho azana ibitangaza. Nk'abandi bashumba bakize, buretse turebe rero, sinategereza ko ibyo yabaza amafaranga arabarara. Hari udufaranga yifashishije afite uyu munsi. Udufaranga n'utwo yahereje madamu. Mu kumuhereza, urakoze nyakubahwa, umukobwa yaradufashe bless you. hacaho we. Urakoze cyane. Urakoze cyane rwose Bishop. Pastor, please, I would like to Pastor, hari icyo nashaka kuvugana nawe inyuma mu modoka. no problem, sir, of course. Reka tugende. Baragiye nanone. Mu kugenda, Philomene, can I make it? Uyu muntu uri kutubarira iyi nkuru, ubu tuvugana avuye muri koma, ari kuvuga ibintu uko byagiye bigenda. Can I make it? Ibi nshobora kuba nabikora. Dorothée agihera. Agiye uriya mukobwa. Amafaranga yajyanye. Kare. Amafaranga ari hehe? So where's the money? Garuka hano, amafaranga ari hehe Dorothée? Where's the money? Ndashaka umpereza amafaranga ubu nona. Sheri, My dear. yazanye andi mu ntoki. Amafaranga arahangaha. Amafaranga yo kuri uyu munsi barayabonye. Imana ni nziza ibihe byose. All the time. Nanone umunezero ni mwinshi. Papa Dorothée yanze kuzana ya mafaranga. Dorothée yawe. Dorothy. Vayo hano. Nimba rwose uri kuvuga ku bijyanye n'amafaranga, nayahishe ku buryo mutayabona. Ndashaka nanjye kwiyandikisha nkajya muri kaminuza. Mfite imyaka 13. Papa, So, urashaka ko twicwa n'inzara? Nanjye nashaka gukomeza amashuri yanjye kugira ngo mutazakomeza kwicwa n'inzara. Kandi rero amafaranga angana n'amafaranga nari nkeneye. Ari amafaranga ni 20,000. Byamanera byose. Kandi mfite nanda hangaha, pastor arishima. Ntacyo mukobwa wanjye. That's fine. Look, we're going to take 10,000 out of this. Tugiye gufata 10,000 kuri aya mafaranga mfite, hanyuma tuyahahishe. Hanyuma rero nayasigara nshobora kuyongera umukobwa wanjye agakomeza kaminuza. Urakoze papa. Nanone filime iragenda ikomeza. Dorothy, Yes, sir. you are going to perform. Nizere yuko ari wewe ugiye kujya guhaha. You take some money now. Ugura ibintu byose, ugura umugati, Soft bread. ugure saladine, ugure geisha, ugure igishashi cy'amata, ugure n'utuntu tw'utunyobwa tunywe duserebure. And beverage. Kandi nkunda kandi kaba karimo dutatu twose. Turaza kuba twaryoherwa. But what about your Ibiryo se? Food. When God blesses you, you lose appetite for food. Nabarazekamo none. Genda rero uhahe. Feri ya mbere umukobwa agiye guhaha. Ibyaha byose ndabona imodoka ziragenda zisubira inyuma, sinzi ngo habaye iki. Nuko ku rusengero abakorana na pasiteri batozwa baraha bari kwirira utuntu. Uriya mugore azi gukora bori nziza kabisa. I love to take it with granite Biba byiza rero irishije buno bunyobwa sha. combination. Biba ari ibintu byiza kabisa.
nanone pasiteri ari hariya ariko zishaka ko turya pasiteri yicaye hariya pasiteri utu tubori na grande nati n'ubunyobwa ujya uturya yego rwose nta kibazo nshobora gukoramo wenda yawe twari tukunogonoye pasiteri sawa ku rundi ruhande barateruye yewe amazi bayakusasa yego bazaniye hano pasiteri ni tunde cyangwa abavuga butumwa rwose bakorana na pasiteri ku ruhande. The ball is even brown and hot, not only brown. Pasiteri yari yigira ijambo Imana ni nziza cyane rwose. Kumbi turiya ni twa tuntu ya mineke baba bokeje nagiye nyibona hakurya y'Ubugande dore yatangiye kuyinywesha amazi. I know you are always a generous person. Barimo barasekamo. Imana yakoze igitangaza rwose. Barya abantu twagiye guhura nabo They really transformed our church overnight. baduhaye inkunga dushobora kuzuza rwose. More than 10 churches have made pledges concerning the convention. Ndakira ko mbabwiza ukuri ahubwo ibintu mutari muzi amatorero twandikiye yemeye kuba yadutera inkunga ya 300,000 y'amaneyira kubwa programme gusa ya anniversaire. Bishop Banji calls church. Yeah. Ariko ze ni bandeze bati ni ba Bishop Banji kari bose bamaye n'ibihumbi 100 kandi. God is good. Imana ihabwe icyubahiro ibintu byatangiye kugenda neza. God is good. Yewe Pastor Timotheo rwose yadusize mu gihe rwose itorero rigiye kumera neza. Ibyo biri muri Bibiliya. Hari abakozi ba saa 11. Ntabwo wabisomye. Reka Anyway, brethren, bavandimwe reka dukomeze dusengere Timotheo. Ahari Imana izafungura amaso ye. Ariko by the way, I forgot to mention nibagiye kubabwira yuko nakuyeho ibihumbi 10 kuri aya mafaranga. From the 100,000. Ndashaka kugenda buri umwe muha 5 kugira ngo mwiteho. Ni byiza cyane rwose baranezerewe. Bari mu bukene ariko itorero ryabo Imana iraryemera. Ariko nanone Banji yagiye gusengana n'umushumba nanone w'iri torero kuri uruhande. Ubwo rero twari turimo dusenga tugiye kwinjira mu kirere cy'umwuka. Mpereza ibiganza byawe. Imana ya Eliya iri hehe? Agivanye Imana ya Eliya bararigise mukurigita abandi baracyasengana mu butayo. Abagiye dora aho bahingutse neza. Ntugire ubwoba kubera uburyo bwa transport bwifashishijwe n'umwuka wera uguteruye akagutereka ha muhungu. Barabwira umushumbuje aha rwose tubona Imana mu bwuzure bwayo nko ku magare ya Eliya. Baramubwira nka kwa kundi Filipo yagendaga akabura kongera akaboneka. Twebwe ni twebwe ubwoko bwatoranijwe aho Imana yerekanira imbaraga zayo n'ubudahangarwa bwayo bukomeye. Nanone ubayobora ahangaha bapasiteri bikiza hamwe mwishyira hamwe. Ndagira ngo mbapresente inshuti yanjye nk'umumambure mushyashya w'iyi groupe akunda Imana. Nanone barasobanura nkuko namwe mukunda Imana. GOA mukiteho. Baravuga ati praise everybody is somebody and nobody is anybody. Ahantu rwose abantu bose ari abantu ariko nta muntu uri umuntu. Ahantu hose abantu ari abantu ariko nta muntu uri umuntu. Ubwo murumva bivuga iki? Nanone baramwicaza ngo yaje ngo ahantu hose abantu bose ari abantu ariko nta muntu uri umuntu. Ni animation bavuga. Iyi ni association ya GGOs, aba bishop, aba reverend, abakozi b'Imana, abagabo n'abagore. Ubyumve rero ikazi barakize sha. Dukunda Imana rero n'ijambo ryayo. Ijambo ryayo turishyira ku yindi level. Urumva mama dore boss wabo. Witeguye kuba wafatanya natwe? Wakwishimira kuba umumemba wa GOA? Nyakubahwa
bisobanura iki GOE? Meaning of GOE. Ni byiza cyane. Imana mu isi, God on earth. Imana mu isi, Imana se shaye ba mu isi sha. Aribaza. Aba ni abakozi ba Satani butwi, ariko abakozi b'Imana nyine. Iyo babareba mu isi tuba tubona ari abakozi b'Imana, ariko bafite igishyirahamwe cyabo, urumva, gikorera Satani. Yafashe Bibiliya iri imbere y'umuyobozi wayo yanditseho Holy Bible, mu kurambura ni impapuro ziriho ubusa gusa. Ariko iyi Bibiliya nta kintu kirimo, The Bible is empty. nta kintu cyanditsemo. There's nothing written in it. Shyira iyo Bibiliya yera hasi sha. Urareba impapuro zayo nta kintu kiriho. Twizera ko twebwe ubwacu turi ijambo ry'Imana, kandi icyo twanditse gihita cyandikwa kuri izi mpapuro ziriho ubusa mu ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga ngo nta ijambo ry'Imana rikivuze, icyo bavuze nicyo cyitwa ijambo ry'Imana kuri bo. Ibi wigize ubyumvaho mbere? Ijwi ry'umuntu n'ijwi ry'Imana birangana neza amahwe. Ibyo ntabwo biri muri Bibiliya ariko. Ijambo ry'Imana riruzuye ndabizi. Imana yaravuze ngo, Bibiliya yaravuze ngo ntituzagira icyo twongeraho, ntituzagira icyo dukuraho. None mwebwe mwakuyeho ikintu cyose cyanditse mu ijambo ry'Imana, mufite Bibiliya mu busa. Nyakubahwa pasiteri muvandimwe, witondera ibintu uvuga. Aha hantu uri ni ahantu hateye ubwoba. Weho twiyungeho, ibindi bizagenda neza. Come on. Niko. Oya da. No. I had my aha hantu ndi kumva hanteye urunturuntu. Namanje kugira impungenge z'uburyo twaje hano tugenda nk'umuyaga. None ubwanyu murimo mubwiriza ibintu bitari ukuri. Maze imyaka 15 ndi mu murimo w'Imana, nta mafaranga nari mfite, ariko atiriste nzi iki ijambo ry'Imana rivuga. Ntago ari twese, ntago abantu bose bavuga ijambo ry'Imana ari abantu b'Imana. Nkeneye kugendana n'Imana, nkeneye gukorana n'Imana, ndashaka umurimo w'Imana ukorekere muri nge, kandi nshobora kugenda. Dore uko yasezeye. Pastor, ahantu turi ni kure cyane y'iwanyu, turi ku butaka budasanzwe. Witondere ibyo ugiye gukora rero. Uvuga ngo uragiye uri hehe, uzaho uri hehe. Niteguye guhangana n'umuriro nk'uko umuntu mwazahuye nawo. Urumva, muzaba muri bo mwabantu mwe, mwebwe muri abayobe, kandi ubundi ukuzimu nimba mukuzi, ukuzimu ni mwebwe. Ni byiza nigendere. Dore uko yagiye mu gusohoka, azi ko ari ahantu nyahantu, kumba hari ni mu isi y'umwuka. Ibi ni ibiki? Barumiwe. Ese uyu muntu ni gatiki. Barumiwe, kandi ngo kubimenya byonyine dushobora gusengera iyi roho kugira ngo Imana yacu yigarure. Dore gusenga byo barasenga. Aba ni abatunzi, ni abanyamafaranga, ni abanyabiziga bihenze. Dore aho yisanze mu butayu budatuwe, ahari hegereye urupfu. Dore ibimuri inyuma, dore ibimuri inyuma. Ubimenye upfe, amabango yamenye upfe. Yagiye kubonabona hari bimwirukankana. Wibuka havuye ni kure, ahajya ni kure. Yagerageje ko yabihisha, nguwo mu mibyuko, nguwo hehe, ngayo nguko. Baramuhize mu kumuhiga ahantu hose. Yari yamaze kumenya amabanga. Baramusengeye rero. Nk'uko bimeze, ubwami bwa Satani bukorekera mu isi, kandi kugira ngo bugire imbaraga nuko bwishushanya n'ubwami bw'ikirangirire bw'Imana. Pasiteri rero kuri ruhande yaragiye yihisha ahantu mu tubyare. Abamuhiga bo baracyamuhiga mu kureba hari uwabona hirya, uwareba arasubira inyuma atyo. Urumva, mu kwihishahisha ariko yari yamubonye.
nanone uyu nawe ari mu bijye bibazo, abanyabibazo ni babiri. Nuko yaramwikanze kumbi yitura hasi atyo. Yavuze mu kirimi kitazwi, yavuze mu rurimi rutazwi ahangaha. Yaravuze aravuga, ntago numva ururimi rwawe umugore. Icyongereza urakizi? Gakeya katono. Urakoze rero. Hanyuma njyewe ndashaka gutoroka. Weho kidnapu rani, njyewe nyine ndi kwirukanka abantu bashaka kunkidnapping, urumva? Banshimusi. Reka tugende rero, twese turi abanyabibazo. Urajya hehe? Na Nigeria daje n'uyu nawe bamushimuse yamukuye muri Nigeria. Reka dufate twerekere iyi ngiyi. Baravuga ngo inzira zose zigera i Roma, urumva? Ngo nidahara ipfa kuhagera, kadufata ahangaha. Ni mu gacuku pasiteri yahageze. Ndababara ahantu hose. Haraza kubaho, Imana iraza kuba yagukiza. Nanone nta gafaranga mfite, nta mapawundi mfite. Nagombaga kuba nagenda urugendo rurerure cyane mu bihuru, kugezaho naguye rwose mu gico cy'ababandi. Bari bamfashe kandi nk'umuntu w'iterabwoba. Sinzi ukuntu nahuye n'umugore ntazi ururimi rwe, ariko uza kongereza gakeya. Hanyuma se ababishopu wabasize aho ngaho uvuga wagiye. Ntushobora kwizera iby'amaso yanjye abonye. Yewe dutegekwa kwitegura intambara muri Kristo. Nanone nuba uri mu gihugu cyagezemo ubukristo ku rwego rwo hejuru, ujye usengera abantu bakiri mu gihugu gifite ubukristo bukeya, kuko ubwami bwa Satani babwiganje. Ibi ntabwo byumvikana. Kuki baba pasiteri bose twandikiye ubu ngubu bavuze ko batakiduhaye impano? Yewe mfite ubwoba bw'ibintu biri kutubaho. Ese ibi si ibitero bya Satani kweri? Bandi bahise bahagarika inkunga. Bapasiteri rero namwe bavuga ubutumwa, reka tujye tureba uruhande rwiza rwa buri kimwe. Reka twibagirwe ibindi. Cyakora wenda dufite 80,000 by'amaneyira byasigaye. Reka dushime Imana. Ati agakorasi, you are more than what people say. Urenze ibyo abantu bavuga, wa Mana we. Yewe rwose urenze uko tubyibwira Yehova. Bararirimbye ariko bafite, biragaragara ko abandi bafite intege nke. Urusengero ruracyari biti gusa, nta kintu cyari cyubakwa. Ni Bible Christ Church. Nanone Christ Bible Church barakwereka feri ya mbere. But Baba, you were here a few weeks ago and you ariko Randi Road icyumweru wari hano ni icy'ubushize. No, waravuze ngo uzaduha igihe gihagije. Akivuga sheri we yaraje. Urakaza neza. Dore arashaka amafaranga ye. Ndashaka amafaranga yanjye nyine. Ndashaka amafaranga yanjye, cyangwa je mupakire mugende. Tumaranye imyaka 13 rwose. Ntago wigize witwara gutyo. Yego nyine. Ariko ubu none nkeneye amafaranga yanjye, cyangwa mugapakira mukagenda. Birumvikana. Nta kindi nshaka kuvugana namwe. Pasiteri rero, abakozi bo kuri banki bari kunyishyuza. Inguzanyo ni ndende cyane. Nabuze ubwishyu. Ndashaka kubahereza hano hantu kugira ngo bampe amahoro. Sinzi nimba n'aha hantu hazishyurira umwenda mfitiye banki. Ndabizi rwose. Ndabizi. Hari icyo nzi. Iki se kandi gute? Nanone ni inkuru ndende. Uyu nguyu aho biri gukomoka we arahazi. Uwo mwanya umusazi yabateye mu rusengero. Uwo chanti yirukanye daimoni. Ndago kwirukana mu izina rya Yesu. Nanjye ndakwirukana mu izina rya Yesu. Ndategeka umwuka mubi mu daimoni ukurimo, ndawuhambira mu izina rya Yesu. Uriya nawe ati nawe ukurimo ndawuhambira mu izina rya Yesu. Karabaye. Ndavuze ngo nawe ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Pasiteri baramwirukanye
abakirisitu barirukanse, ibibazo byari byavutse. Kuri uyu munsi sinzi ngo biri buze kugenda gute, urusengero rwabo n'urwo ruracyari hangari gusa, sinzi ngo bizagera he. Umusazi yicaye ku ruhimbi. Urukiko nyuma y'uko rero uburanirwa aburanye, hakoza gukurikiraho urundi ruhande, urumva, kandi nimwongere kuvuga ibintu bidafite umurongo, ari kuburanisha. Mume mfite ubundi ikihe kibazo? Dore baramwitegereza, dore abari bari mu rusengero. None weho uregwa uravuga iki? Dore abakuburanira nabo, dore pasiteri n'umugore n'umwana ngaba nabo. Ndumva nkonje, wihangane, uraza gukira mu izina rya Yesu. Umusazi yabirukanye mu rusengero. Mugendane na mama wanyu mujye mu rugo. Umusazi nanone yagiye kure mu kwifatira ikibanza cy'urusengero. Uyu musazi araza kuguma hano. Biragaragara yuko atari buze kuhava. Turakora iki? Reka dushimire Imana yuko abakristo bameze neza, nta muntu wangijwe n'uyu musazi. Ndatekereza nta wakomeretse, bose bameze neza. Ndatekereza ngewe yuko ari igihe cyiza cyo kubwira polisi bagadukura uyu musazi hano, kuko uyu musazi uri kucica imanza ntateze kuhava. Niduhamagara polisi rero ngo izi twirukanira umusazi, amagambo ari bukwire kino cyaro ngo nta mbaraga ziri mu rusengero ku buryo umusazi yateye urusengero akarwigarurira. Tuzatakaza abakristo benshi. Ariko nyakubahwa, ariko ni ryari tuzagendera ku bitekerezo by'abatizera? Muvugabutumwa wanjye Tunde, umunsi umwe uzaba mu birenge byanjye, uzamenya neza iby'ibyemezo mfata, uzasobanukirwa.